Yes, reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Today TV updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2026. Niba rero usanzwe dukurikira ariko ukaba utarakanda ijambo subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo inkuru ibiganiro dutegura umunsi ku wundi bijye bikugeraho uri uwa mbere. Tudatinze rero tugufitiye amakuru menshi cyane ari muri iyi nkuru imwe, ariko mbere ko tuyakugezaho reka tukubwire ko umugabo witwa Felix Ndagijimana afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Shangi ni mu karere ka Nyamasheke. Arashinjwa gukubita umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mariba atuyemo akanamukomeretsa. Intandaro y'ikubitwa rya gitifu Ngabonziza Principe uwo Ndagijimana avuga ko yatewe no kumukura ku rutonde rw'abahawe cyangwa se bahabwaga imfashanyo kubera kwibasirwa n'amapfa. Ni ingoboka iri gutangwa nyuma y'izuba ryinshi ryacanye muri uyu murenge wa Nyabitekeri, aho abaturage babuze ayo bacira nayo bamira. Amakuru avuga ko mu ijoro ryo ku itariki 8 Mutarama aribwo uyu mugabo yakurikiye gitifu maze aramuhondagura amushinja kumwimisha ibigori. Gitifu ngo yakubiswe ari kumwe n'abayobozi bagize inzego z'ubuyobozi bw'imidugudu n'inkeragutabara ubwo bari mu kugenzura imikorere y'irondo ndetse n'utubari. Abaganira cyangwa se icyo gihe aganira n'imvaho nshya, Ngabonziza avuze ko uwo muturage wari wahaze manyinya yabanje kubaza abo bayobozi abari bo n'ikibagenza, baramwibwira ndetse n'ibibagenza. Ndagijimana wari wasinze wahise avuga ati ese nimwe mwankuye ku rutonde rw'abahabwa ibigori? Gitifu ati ntaramusubiza aransunika, amubajije impamvu ansunika ahita nkubita ikofe ku munwa wo hejuru aranawukomeretsa, ntangira kuvana amaraso menshi. Uyu muturage ngo yahise yiruka ariko ntiyabasha gucika abo bayobozi n'abaturage bari bahuruye, aribwo yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi. Gitifu we bahise bamujyana ku kigo nderabuzima cya Mukoma, ariko asaba ko yajya ku bitaro bya Bushenge kugira ngo harebwe niba nta kindi kibazo yagize. Uyu muyobozi avuga ko nta ruhare yagize mu gukura uyu mugabo ku rutonde rw'abatishoboye bahawe imfashanyo, kuko abaturage bagenzi be ubwabo ari bamwikuriyeho kubera ko we bavuga ko yishoboye. Abaturage bo muri kano kagari ka Mariba bavuga ko atari bishya kuri Ndagijimana kuko ngo asanzwe ari igihazi, ko iyo amaze gusinda ateza umutekano muke mu baturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri witwa Harerimana Naftali yemeje ko uyu muturage yakoreye umuyobozi w'urugomo byatumye ashyikirizwa RIB ngo abibazwe. Ati twamushyikirije RIB sitasiyo ya Shangi ngo abikurikiranweho, wakomeretse ajya kwa muganga anasaba gutanga ikirego kuri RIB. Umwana w'imyaka 12 w'umuhungu wo mu murenge wa Munyiginya ni mu karere ka Rwamagana yagiye kuvoma mu kiyaga cya Muhazi birangira arohamyemo arapfa. Ibi byabaye kuwa gatandatu tariki 10 Mutarama 2026 mu mudugudu w'Amazinga mu kagari ka Nyarubuye ni mu murenge wa Munyiginya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya witwa Ruhangaza Brigitte yatangaje ko bariya bana bari babiri bajyanye kuvoma mu kiyaga cya Muhazi birangira umwana umwe aguyemo undi ajya gutabaza. Ati uwo mwana wundi bari kumwe rero niwe wagiye gutabaza ku bufatanye na polisi ikorera mu mazi, twakuyemo umurambo. Rero ababyeyi be bahita bafata umwanzuro wo kujya kumushyingura. Turasaba ababyeyi kubuza abana babo kujya muri Muhazi kuko amazi bayafite hafi yabo, rero kujyayo ni ukwikururira ibyago kandi natwe turongera umutekano waho. Ikiyaga cya Muhazi ni kimwe mu bikunze gupfiramo abantu, yaba abagerageza kwiyahura ndetse n'abagwamo kubw'impanuka. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buherutse kubwira ikinyamakuru Dukesha inkuru ko nta muntu wemerewe kogera kuri kiriya kiyaga, cyane cyane abaturage bahaturiye babikora
uko biboneye ngo kuko abenshi bibaviramo urupfu. Ikiyaga cya Muhazi gikora ku karere ka Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Gasabo ndetse na Gicumbi. Umwana w'imyaka 7 wo mu karere ka Nyamasheke yishe murumuna we w'imyaka 3 atabigambiriye. Byabereye mu mudugudu wa Kabere, akagari ka Shangi, umurenge wa Shangi, tariki 10 Mutarama 2026. Taba n'iminota 35 nibwo aba bana bombi bakuye isuka mu rugo bagiye gucukura ifuku. Ubwo uyu mwana w'imyaka 7 yari arimo gucukura, yamanuye isuka atarebye ko murumuna we yashyizeho umutwe aramutema. Mara kuba umwana yahise ahamagara ababyeyi avuga ko uko bigenze, ababyeyi bihutana umwana ku bitaro, gusa byageze mu nzira abapfiraho cyangwa se yitaba Imana. Rero bari bamujyanye ku bitaro bya Bushenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi witwa Habimana Innocent yihanganishije umuryango w'uyu mwana, avuga ko mu mategeko uyu mwana atanakurikiranwa. Ati ubutumwa bwa mbere ni ukwihanganisha umuryango w'uriya mwana. Turanasaba ababyeyi ko bajya bagenzura buri kanya bakamenya ibyo abana babo bahugiyemo, bakanababuza gukoresha ibikoresho bishobora guteza impanuka. Naho ku yindi nkuru twifuza kubagezaho mu buryo bwihutirwa, ni inkuru ivuga ko Iradukunda Eri wo mu karere ka Nyamasheke wari usanzwe ari umupasiteri mu itorero rya MRL Conference ya Kigali, yasanzwe yapfuye arohamye mu kiyaga cya Kivu ubwo yari yagiye kogeramo nta muntu bari kumwe. Byabereye mu mudugudu wa Muhavu n'akagari ka Mubuga, umurenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke. Saa 3 za mu gitondo tariki 7 Mutarama 2026 nibwo uyu muvugabutumwa wari umaze iminsi arwaye malaria yazindutse ahamagara kuri telefone umukozi we wo mu rugo wakoraga ataha, nabo basanzwe bakorana, ababwira ko agiye kujya mu bitaro kwivuza, ariko ari bubanze kunyura ku kiyaga cya Kivu koga. 5 z'amanywa umuturanyi yavuze ko yagiye koga nawe kuri iki kiyaga, ahabona imyenda ariko ntiyahabona nyirayo. Ahamagara abaturage bamufasha kumushaka, baza kubona uyu mupasiteri aho yari yahagamye mu mabuye mu ndiba ikiyaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihombo witwa Niyitegeka Jerome yatangaje ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko igenzura bakoze ryagaragaje ko ari impanuka nta wamwishe. Ati nubwo aba ari impanuka cyangwa se yaba ari impanuka, ariko ntihabura gukorwa iperereza. Bikimenyekana rero RIB yahise itangira iperereza, umurambo woherezwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma. Gitifu Niyitegeka yavuze ko bahise banakorana inama n'abaturage, babaha ubutumwa bwo kwirinda koga batambaye jire y'ubutabazi, ndetse banabagira inama y'uko igihe bagiye koga bajya bagenda hari itsinda, kuko nubwo umuntu yaba azi koga anambaye jire ashobora kugera hagati umubiri ukananirwa.